abapolisi bake navugaga bagiye barangwa n'imico nk'iyo ngiyo itari myiza, imico igomba guhagarara. Ntibakora bonyine, bagira n'abasore bari muri iyi sector ya transport, bakaba abakomisiyoneri, ni commission agents babo. Kamwe ati wowe kugira ngo udafatwa muri polisi mukurikirana cyane, urengera ngo udafatwa nyezajya nko mvugana n'abafite ibinyabiziga, cyane cyane bari muri sector ya transport y'ibikoresho cyangwa abantu. Noneho nimbona hari ushaka iyo service utakaba yazana ikinyabiziga ngo atsinde, ngewe nzavugana nawe, hanyuma nzanakoresha ikoranabuhanga nkohereza. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika. Ubutumwa ku bashoferi ni bubiri. Icya mbere, iki kigo kibereyeho buri muntu wese utwara ikinyabiziga, kugira ngo ikinyabiziga cye kigire ubuzima butuma uwe aguma mu mutekano igihe cyose ari muri icyo kinyabiziga. Icya kabiri, umushoferi wese aho ari, umuntu wese wicara agatwara ikinyabiziga, wajya guva ahangaha akajya i Kigali gushaka iyi Controle, ubu ngubu ikaba iri ahangaha, nta mpamvu n'imwe yagombye kuba gifite imutinza gukora iyi Controle, nta n'imwe. Ariko hari ikindi wenda umuntu yakongeraho, nuko ubuzima bw'ibinyabiziga tugendamo bugomba kuba ari ubuzima bwiza, kugira ngo twebwe tugombe kuba dufite umutekano twebwe babugendamo. Bivuze ko utashaka kubikoresha, utinda kubikoresha, utabikoreshereza igihe wese azajya ahura na bya bibazo bituma abantu amaherezo bavuga ngo bihano birakaze, bihano birazamutse, ibiki. Iki kigo kiri ahangaha, umuntu wese ufite imodoka cyagombye gutuma atazahura n'ibyo bihano na rimwe, kuko igihe cyo kuza gukoresha agomba kuba kizi, akaza agakoresha imodoka ye. Nagira ngo rero nkangurire buri mushoferi wese kwirinda ikintu cyitwa ibihano byo kudasuzumisha imodoka. Ariko muri abantu barenga 500 babwiraga bamaze kwitaba Imana muri aya mezi 10 gusa, impanuka nyinshi zatewe na overspeeding. Wabaza umuntu kuki wihutaga, wajyaga hehe, wasigarwa n'iki, ati mumbabarire nabonaga ntihuta cyane, ariko ubwo yari hejuru ya 80%, 80 km/h. Ariko izi mpanuka zirababaje. Hari imbaraga nyinshi leta yacu yashyize mu kubungabunga amategeko y'umuhanda no kugabanya za accidents. Hari bimwe bimaze gukorwa, ngira ngo murabibona za speed enforcement cameras ku mihanda ziraza kwiyongera, ariko byose bigamije ko n'izi mpfu zikigaragara n'abakomereka kubera accidents cyagabanyuka cyane. Hari ikibazo ngira ngo ndangiriza hanya kwa Minisitiri, nanone cy'abantu bakoresha nabi iyi service, barimo n'abapolisi. Umuntu akaza gusuzumisha imodoka ye itameze neza, imusaba amafaranga kugira ngo ikorerwe service ijye ku muhanda ari zimwe, kubera yuko amafaranga asabwa yo gukoresha maintenance ari menshi. Akavuga n'umupolisi muri komite bakerekana ko yatsinze, ameze neza kandi atameze neza. Ibyo nabyo birahari. Hari abapolisi benshi bamaze guhanwa, ndetse harimo n'abahanwa hafite ibimenyetso bigaragara ko bariye ruswa, kugira ngo imodoka bayihe ripoti nziza. Kandi muzi igihano cya ruswa muri polisi ko iyo wayifatanywe bigaragara yuko ari ruswa, nta kindi gihano ni ukwirukanwa muri polisi y'igihugu. Kubera ko amabwiriza twahawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko polisi iba intangarugero mu kurwanya ruswa. Ntabwo rero waba usaba kuba intangarugero ngo ari wowe unyura inyuma ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko iyo hari ikinyabiziga report yuko ari kizima cyajya ku muhanda, ejo kikaba involved kigateza impanuka, hakagira n'abantu bahasiga ubuzima, ubwo wibaza umupolisi niba atabigizemo uruhare kugira ngo umuntu asige ubuzima. So ingaruka ni ndende cyane. Iyo ukoze ubushobozi usanga icyo cyaha cya ruswa kivamo ibibazo byinshi, harimo nuko n'abantu bahatakariza ubuzima.
ariko abapolisi bake navugaga bagiye barangwa n'imico nk'iyo ngiyo itari myiza, imico igomba guhagarara. Ntibakora bonyine, bagira n'abasore bari muri iyi sector ya transport, bakaba abakomisiyoneri, ngo ni commission agents babo. Kamwe ati wowe kugira ngo udafatwa muri polisi murakurikirana cyane, kurengira ngo udafatwa nyezajya nko mvugana n'abafite ibinyabiziga, cyane cyane abari muri sector ya transport y'ibikoresho cyangwa abantu. Noneho nimbona hari ushaka iyo service utakaba yazana ikinyabiziga ngo atsinde, ngewe nzavugana nawe, hanyuma nzanakoresha ikoranabuhanga nkohereza amafaranga. Ariko ibyo byose kubera ubushobozi nanone buhari mu igenzura nabo baramenyekana. Si bamenyekanye nabo ba komisiyoneri nabo barahanwa, barafunga igihe kirekire bitakabaye biba ngombwa. Nagira ngo rero ibyo twumva ikigo kizatugezaho, iki kintu cya ruswa cyo tucyamaganire kure. Hari amategeko ahana abafatanyacyaha, ari abapolisi, ari abo bandi basivile baba bafatanyije n'abapolisi. Ariko ibyagiye bigaragara muri iriya motor vehicle inspection center ya Remera, umujyi wa Kigali, y'abantu bagiye babyuzinga icyo kigo ubundi cyakabaye gikora, bitazagaragara ahangaha. Nagira ngo nyakubahwa minisita mbashimire kandi mbizeze ko abapolisi biteguye gukorana n'inzego cyane cyane za transport, z'abikorera bafite ibinyabiziga byinshi n'abandi bose batunze ibinyabiziga, kugira ngo ikigo tukibyaze umusaruro kandi kidukemurire ibibazo ubundi byajyaga bidutwara umujyi wa Kigali. Murakoze cyane.